ijambo Murangira Bitsiyeri nuza warib umuvugizi wa RIB yavuze yigeze kuvuga haravuga ngo imbeba ifatirwa mu nzira ikunze gucamo bene data bitwa ngo ni bene se bakajya mubwira ati iyo uzuze nayo wakoze ibyaha ntabwo yakwabaza bene aka kageni atari ibyaha ngurukishije brushette bakukubiseho itiki bagusohokanye ku Gisenyi barakwihanganiye bakujyanye i Butare bakujyanye mu Rukari barakuzanye muri hoteli bawukubise muri sauna bakwishyuriye massage ya buri cyumweru none igihe cyo gukorakora igihe cyo kukumasa byanyebyeye birya igihe naho babuze kukumasisha handi bagiye kukwimasiriza wongeye ngo nikinyikorereho yawe bivuze neza none kusubije nibyo nikinyikorereho akoko niko manu byanda anirira abana siko musige muvuga enda tukwirire tukunyuguze tukuyongobeze abakiranutsi ntibayongobezwa ntabwo baribwa ni inyama itaribwa byanda anirira abana siko musige muvuga enda tukwirire tukunyuguze tukuyongobeze abakiranutsi ntibayongobezwa ntabwo baribwa ni inyama itaribwa niba ari abasambanyi ntugasambanye niba ari abasinzi ntugasinde niba baramye izindi mana ntukaziramye niba baterekera ntugaterekere niba babandwa ntukabandwe niba bafite gushika no gushikanura no gushikanuza ntugashike ntugashikanuze ntugashikanure niba bafite ibintu byabo bemera by'imyemerere ntukabikore ariko uzabe mu nzu hamwe nabo udasa nabo ushobora kubana n'abandi ariko ntuse nabo ushobora none se mu kazi ko tubana nabo ko tutari twa demission ibanza kumva ko umwo bigiye kwinjira matari mu kintu ikibazo twihita icubira twebwe turihura rero oya sugubuka tumeze nkavuka zahiye ave umwe wazarahire hejuru ntibigifite ikiyaga ibyo rero Imana yavuga ati no mujye mugira amaso areba mugire n'amatwi yumva mutinde no kuvuga mutinde no gusubiza yego gutungute imbere yabo kuko siri guhura nabo turanabakeneye ngo twicarane ariko tuzababwira iki mu mwijima wabafashe kuko biravuga ngo nitumanuke tubasangeyo ariko tubamurikire kuko abari mu mwijima bagomba gusurwa n'umucyo uri muri twebwe nukuri manwe abanyabyaha banyicaye iruhande barangose ariko ikintu kintangaza ni testimony zabo ubuhamya bwabo temwanyaje barambira ngo Edouard turatangara imyaka umaze mu gakiza udahinduka yewe twarakunaniye natwe turabizi ko watubwiye byose turatsindwa ariko imbaraga zigushoboza kugomya uri wowe yego imyaka ingana gutya tukuzi uzikurahe urumva agwamye ngo twarakumanuye baravuga ngo wagumye uri wa wundi noneho dukeneye ko dusanga bari abantu bakazamya ko nubwo ko kari abanyabyaha bakabyemera bananiwe guhinduka ariko twe twabasanze twagumye turi twebwe dore ikibazo gihari rero tubasanga mu mwijima amatara araturima akazima umwijima wari muri babandi ukabwomeza ukatuganza aho rero no navuze yuko imbeba itegerwa mu nzira ikunze gucamo none se ukavuga ngo ntitujye mu mwijima kubarebayo oya da ntabwo sineme aho rero ndashaka kuberamo nakubaje none abakubaje ikibazo kibaza ngo ese umukristo yaba mu mwijima w'umwuka gute ate reka ngore kongiriziyo kugira ngo tuze gusoza ikiganiro niba shaka kutubaza ibindi bashimwe comment na cyangwa se bongere badusabe kundi umukiranutsi dabora atuye mu mwijima isi y'umwijima niho dutuye ariko turamatabaza yaka mu isi y'umwijima reka mbashimire kandi mbifurize kugubwa neza mbifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana mwebwe mukurikirana Umutsinzi TV umunsi ku munsi Imana ibaho umugisha twakiriye umushumba Revera Edouard muraho neza Emmanuel ndetse n'abadukurikiye amahoro y'Imana naganze cyane murakoze cyane iwanyu muraho murakoma kuri Duhumurizanye TV ko abantu bo ku Mutsinzi ariko nabonye muri iyi minsi hari menya bari bo basimbukiye baje kuri Duhumurizanye TV ubundi umuntu ushaka ihumure yakizira kuri Duhumurizanye TV ariko urumva n'iryo zina washaka gutsinduka guma hano washaka gutsinduka guma ku Mutsinzi TV okay nanyumeze neza turashima Imana navuga ngo turi mu bihe byiza yego byaba mu mwuka no mu mubiri
Imana ishimwe cyane kuko yuko ari wowe. Ariko niko abantu benshi bateye, buriya abantu benshi mu miterere yabo barashyuha kubera ko agize ibimukora ku marangamutima, ariko ntiyicare ngo ategure ngo ibintu binyobeye nabaza uyu muntu ngiye guhamagara ni ibihe, akora icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, ndashaka kubisobanukirwa. Nimara no kubisobanukirwa ndamusaba asasengere, kuko buriya mbere yo gusaba gusengerwa ukwiriye kubanza gusobanukirwa ibyo bagusengera. Kuko hari n'ibintu byose ntibabisengera. Hari n'igihe uba ukeneye inama, hari n'igihe uba ukeneye kwigishwa, apana amasengesho, kuko hari ibyo amasengesho adakora. Amasengesho ntakora byose. Hari ibikorwa nuko bakwigishije, bagusobanuriye, bakubwiye uko bikorwa gutya, ukabona icyo wifuza. Iyo utabikoze gutyo ubura icyo uri kwifuza. None abakristo benshi rero kubera ubushyuhe bw'umuriro w'icyo ashaka, apana ubushyuhe bwo gukunda Imana, umuriro uri kumwotsa w'icyo ashaka, arimo aravuga ati ndashaka iki. Hari n'igihe umwigisha ntiyumve, ukamubwira ati si uko bikorwa gutya nibwo uzahirwa, nibwo ati oya senga gusa pasite, senga togota no ntabwo ibyo aricyo gisubizo. Imana si robo cyangwa se roboti. Imana ifite ubwenge, ikorana n'abanyabwenge, ikorana n'abantu bafite ibitekerezo bizi kumenya icyo Imana ishaka n'icyo yavuze mu ijambo ryayo, bigakorwa uko bivuzwe, bigashyirwa mu bikorwa uko Imana ishaka, ikabafungurira ikirere cy'amahirwe bifuza. Amen. Ariko iyo bidakorwa gutyo, dutunze abasazi birirwa basenga batazasubizwa, kuko banze kumenya. Ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya. Kutamenya rero, butamenya bwuzuye mu barokore benshi. Niyo ushatse kumumenyesha icyo akwiriye gukora, ariruka imisozi yose akayizamuka, amazi azayazamuka, azapfa ntacyo abonye. Kuko kutamenya ni inzira yo kutabona. Akantu barakumvise buriya. Iyo utazi ibyo utazi ntuzabibona nyine. Ibyo utazi nta mugisha uri mu byo utazi. Uri kuza neza ku kiganiro nateguye yuko uyu munsi wa none turi buze kuganira. Mushumba, nakunze impano y'Imana kurimo, nkunda yuko uri umwe mu bashumba. Abantu ngiye navuganaga nabo buku Mutsinzi tujya tuvugana. Buri muntu aba afite abantu bamugira inama akababwira ati ariko ni ukuri. Wazanye umuntu pe. Uriya muntu wazanye hari no mu uri muri Amerika ambwiye ngo ariko ngo uzongera uzane ngo reverend ryari. Nabwira nti ni vuba, humura ni vuba. Rero buriya rero hari ukuntu umuntu ari gutera ingabo mu bitugu akakubwira ati wa muntu nubwo waba nta n'uburyo, atari no kuguha n'uburyo bujyayo. Ariko bajya babikora Manuel, bakadutume bataduhaye amaguru. Muri iyi nshuro nyinshi hari igihe abakristo, kandi mpora mbivuga, dufite ubuyobe n'ubujiji bumwe bwinshi. Nta mukozi ukora udakwiriye kunywa amazi kugira ngo imbaraga z'ibyo akora abone imbaraga zo gukomeza kubikora. Icya kabiri, umuntu wese ushaka gutuma ukwiriye kumenya ko aho umutuma hari amaguru ajyayo, hari za transport kugira ngo agereyo, hari icuragana amasirikirasiyo kugira ngo ibintu bikorwe. Umunyabwenge w'umuhanga aravuga ngo aba bantu ubundi harya tubakeneyeho iki, bose badukeneyeho iki, kugira ngo ibyo bakora bibashe kuba byiza. Ese uruhare rwanjye nakora ni uruhe? Ibyo ibihugu birabikora. Abaturage babo b'ibihugu bitandukanye nibo bubaka ibihugu byabo bakoresheje ubutunzi, igihugu kikazamuka, imishinga runaka ikazamuka. Ariko usanga hari inkunga, ibyo twita inkunga. Abanyafurika dukunda iz'abazungu, ariko ndagira ngo mbabwire ko burya ntabwo dukwiriye gutegereza umuzungu. Nawe uri umuzungu muri bikeya wagira. Kandi burya Imana iyo ubaye ufatanya nayo kugira ngo ibintu byose bikorwe neza, ugashyigikira umuntu w'Imana ukamufasha kugira ngo iryo yerekwa ryo gukiza benshi ribashe kuba ryagutse, Imana iguha umugisha w'ubikora. Ariko kubona umuntu waraye ijoro wiriwe amanywa uhiga kugira ngo urebe ubone ibyo ubaha mu kanya ngo Imana iguha umugisha, uwo si wo ni ibinyoma. Uwuhe siraguha nyine wavuze ni uwuhe?
erega ikibazo ni kimwe ni ya mitima itabohotse umuntu akanga kugufasha akavanga abandi bazabikore. Ayangewe Manuel, Imana izaguha umugisha izawuguhera ahandi. Ukwiriye kumbera umugisha wowe turebana nkuko nanjye ubona ko nakubereye umugisha. Ariko niba utekereza ko bizaca ahandi, n'Imana izatabara abandi idatabaye wowe. Kuko buriya mu buryo bw'ubwami hagombamo kuba ubufatanye. Nubwo Imana ari Imana ntiyikorera, igira abantu ikoresha. Yego. Nubwo Imana ishobora byose, ariko ibishoboresha ibicishije mu bantu. Yego. Nicyo gituma ibyo dushima byose Imana yadushoboje, hari inzira byanyuzemo. Iyo abo bantu bafunga imitima, yego, ntibemere kuba imiyoboro Imana ikoresha, icyo Imana tuyishimira ndi kiba kivuga uyu munsi. Nicyo gituma rero ukwiriye kubera Imana umuntu witeguye kwakira gukorera Imana mu bice byose by'ibyiza gukoresha, kandi ugatangira kubera Imana inzira, gutangira kuyereka ngo ndabikora. Uzana gukizwa, hari ababyumva n'abatabyumva. Nugera ku cya 10 n'amaturo azakwita igisambo. Niwigisha ibindi donga ibyo wigisha aba babyumva n'abatabyumva. Kubera iki rero nabo ntibazakira icyo utumva kizagukiza. Yego. Ntibishoboka. Icyo wumva wemera uhisemo nicyo kigukiza. Yego. Aha, hanyuma ikibazo nagize ngo tuganireho uyu munsi kandi Imana umugisha cyane. Hari ibintu buriya numviyemo abantu batagira ngo wenda mukubise mu kanwa, ahubwo nuko ndi kumva uri kugana ahandi hantu Mana yanjye nyuma ndamutse ngiyeyo. Twatinda ahubwo ikiganiro kikaba icyo. Ubwo nanjye mpagize ibibazo byinshi cyane kuko ariko reka tuzagaruke yenda byibuze nko mu minsi iraza kubera ndahari kugira ngo subize ibyo mfite. Murakoze. Nawe ugira byose ariko bikeye ufite urabitanga. Niki cyerekana yuko umukristo aba mu mwijima w'umwuka? Mu mwijima w'umwuka ubundi hari umwijima mu buryo bubiri. Yego. Satani ubwe aba mu mwijima, ni se w'umwijima, ni uyoboye igice cy'umwijima. Noneho Imana ni se w'imicyo cyangwa se w'umucyo. Yego. Umucyo ivuze umucyo ubuvuze Imana, ivuze umucyo ubuvuze Kristo, iyo uvuze umucyo ubuvuze umwuka wera. Yego. Kuko hari Imana hari umucyo, ahari Yesu hari umucyo, ahari umwuka w'Imana hari umucyo. Ariko hari umwijima Satani arimo. Uwo mwijima rero ni umwijima w'ibyaha, aho umuntu aba akora ibyaha atari yabwirizwa n'ubutumwa bwiza. Yego. Aho umuntu aba atuye mu mwijima atari yamurikirwa n'umucyo ari wo gakiza. Yego. Kuko agakiza ni umucyo umurika. Umucyo abari batuye uribuka muri Matayo Yesu abivugaho, abari batuye mu gicucu cy'urupfu no mu gicucu cy'umwijima, mu mudugudu aho babarizwaga umucyo warabatunguye, ubwami burinjira. No kuvuga ngo bigaragara ko umucyo watunguye uwo mwijima ruhari, umucyo urarasa. Ariko hari undi mwijima wa kabiri navugaho utari umucyo. Hari umwijima w'ibibazo, ibigeragezo. Buriya baravuga ngo ijoro ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Uyu mwanditsi yagaragazaga ko hari ijoro ry'ibibazo, ijoro ryo kubudikirwa n'ibibazo byinshi bitari bimwe. Ariko uri umukristo uburyo buri mu mwijima w'ijoro, ariko aho mubana mw'Imana mw'iryo joro. Kubera iki? Imana ishobora kwemera ko uca muri ibyo bibazo ishaka kugira icyo yigisha bamwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ishobora kuzarema ubuhamya binyuze kuri wowe kugira ngo mu gihe kizaza ubwo umucyo uzakurasiraho amashimwe, nabyo byitwe ko Imana yagaragaje gukomera kwayo. Ariko umwijima mubi rero ni uw'ibyaha. Naho umwijima w'ibibazo, mu mwijima wo mu nzira twizere Imana yacu, Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Isi ni bizavaho, ijuru rikavaho. Uwizera azabona ayo masezerano.
umwijima abanyamasezerano bacamo utandukanye n'umwijima abanyabyaha batuyemo. Umwijima abanyabyaha batuyemo utandukanye n'umwijima abanyamasezerano bacamo. Abanyamasezerano bashobora guca mu bihe Imana itagaragara, kugeza ubwo abapagani bakubaza ngo Imana yawe irihe, yigaragaze, yapuruvinge tuyibone, yizane, yisobanure, yidetaye mu bifatika. Wayidetaye ukayibura, wagerageza no kuyisobanura bikanga. Aho niho hava ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana iza ntabara, nicyo gituma ntamwara. Abari mu mwijima w'imugerageza, abapagani baguwe neza, aho barya inyama, aho baryama ku mamatera meza, aho babaho ubuzima bishimisha bigakunda, batunze byose, bakorera amanywa uri guca mu mwijima w'inzitane y'ibibazo, bakavuga ngo kusenga Imana yawe irihe, ko wiyiriza ubusa Imana yawe irihe, kugerageza gukiranuka, wakirakiranutse wabonye iki, Imana yawe irihe. Ubu uri mu mwijima wo kugeragezwa, ikuri hafi, aho imbaraga zo gutsinda uzibona kandi nawe wakora ibyaha nk'abandi, aho imbaraga zo kunesha ikibi uzibona kandi nawe ushobora gukubitwa hasi ugatsindwa nk'abandi. Ariko muri uwo mwijima ukagomeza guhamya Imana, umunsi umwe uzayibona. Ariko abanyabyaha bazacemererwa mu mwijima babamo, nibatamurikirwa bazacirwaho iteka, bazarimbuka. Rero hari umwijima w'ibigeragezo, hari n'umwijima w'ibyaha. Umukristo arashobora kuba mu mwijima wo kugeragezwa, aho ushaka Imana ntuyibone, aho ushaka imirimo y'Imana ukayikabakaba ukayibura. Yobu yaravuze ngo nigira imbere nkayibura, najya mu kuboko kw'iburyo ndayibura, najya mu kw'ibumoso ayikorera narayibuze, nakigira n'inyuma narayibuze. Ariko nubwo ingerageza, izi nzira nyuramo, nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Umwijima ari umubudikiye, umugosi. Bene data bitwa ngo ni bene se bakajya mubwira ati iyuzuze nayo wakoze ibyaha, ntabwo yakwabaza bene aka kageni atari ibyaha. Urumva iyo wowe upfushije abana 10, ubukene buragutunguye, ingamiya, amashyo y'intama, ayihene, ibiki byose barabitwaye, amazu arasenyutse. Nese ubwo ntacyo wakora Imana cyatumye bigenda gutyo, kuko abantu benshi bazi ko iyo umukiranutsi yababajwe aba yashyizwe ku gihano n'ikinyoma. Imana yemera ko umukiranutsi aca mu mwijima, yemera ko yabudikirwa, yemera ko ibyago n'amakuba, iyo ni Zaburi ya Dawidi yabivuzeho, ibyago n'amakuba y'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Amukiza n'uwo mwijima w'imugerageza, amukiza n'uwo mwijima w'uburwayi, amukiza n'uwo mwijima w'inzara, amukiza n'uwo mwijima w'amadeni, amukiza n'uwo mwijima w'urwango no kwangwa na bose, amukiza n'umwijima w'ibimwasamiye aho abudikirwa, bamubaza ngo ya Mana yawe yizane tuyibone, akayibura. Hari umunsi umwe mucyo uzarasa. Hari akantu wavuze karantangaza cyane, Imana ijya yemera yuko umuntu wayo ayibura. Ibikorera kugira ngo bizabisomo abikindi gihe bazamenye ko Imana ari Imana yihisha, kandi ntiyihisha iri kure, iyo yakwihishe nibwo ibiri hafi. Ndabona kera akantu nsetse, kera twakoraga saye. None se abaguri kure bari gukora saye, wabaga uri hafi aho, ndetse iyo babaga bazivuga ngo saye wabaga ubumva. Imana uyibura ihari, iraha mu cyumba cyawe, iryamyemo igeze gutya yitwikiriye, ngo Mana nakuze, igaseka iri aho. Umwijima ukaba umwijima, ikikubwira ko ihari rero ni uburyo utsinda ibikugerageza, kandi wakagombye gutsindwa. Ndetse n'abakuyobya bakaza bakagushuka, bakubwira ati yaragutaye, yizire asinze ab'iyi minsi basigaye bavuga ngo birira abana. Ibintu byandangirira abana, siko musigaye muvuga enda tukwirire tukunyuguze tukuyongobeze. Abakiranutsi ntibayongobezwa, ntabwo baribwa, ni inyama itaribwa. N'igihe bari mu mwijima ibaba hafi, ibagota, ibatera n'umwete wo gukiranuka, kandi baturanye no gukiranirwa. Bakavuga ati no, sindi kuyibona, sindi no kuyumva, ariko nzakomeza nkiranuka. Yobu yaravuze ngo naho yanyica nzapfa niringiye gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzikora kuba inyanga mugayo.
aravuga ngo kandi bene data aravuga ngo icyamba mukanyumva mukantega amatwi avuga ijambo rikomeye aravuga ngo ngewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu isi aravuga ngo ni ukuri uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yambaye undi mubiri. Yari mu gihe cy'umwijima ariko arahamya manwe arayihamya aravuga ngo yewe sinkikubona ndakabakaba sinkubona ndashakashaka nijoro narakubuze ku manywa narakubuze ariko amaso yanjye umunsi umwe azakubona. Imana iraceceka ntiyanamubwira ngo humura reka nta n'umuhanuzi yamutumyeho reka habe n'umwuka amubwiye ngo impore reka. Yari ihari muri uwo mwijima, yari ihari. Imana yemera gukina n'umukiranutsi wayo neza ikamuzimiriza amatara. Iyo kuzimirije amatara apfuye iyazimye ihari, irayazimya umwijima ukabudika wajya ukanda kuri buto zikanga, wakanda hariya bikanga, wakanda hano ihari neza ikazayicanira umunsi umwe. Iyo yicaniye abanyabyaha baracemererwa, baravangirwa, baracanganyukirwa, baravuga ati ko kafite Imana, ko kafite iki. Iryo ni ijambo rihamwa n'abapagani n'abatizera bari mu mwijima barya Satani yaboshye ngo ngwino tukumire bajya bavanga ngwino tukunyongoreze tugucishe mu amajipo se shara bakuryamye se ya ntacyo. Abo bapagani rero baturiyo abo bajya bibeshya ku bantu nk'abo ari Imana zimirije amatara bakibwira ko nta Mana bagira. Ibihari umwijima ducamo tuwucanyemo n'Imana. Yego. Umwijima tunyuramo Imana ariyo muyobozi mu mwijima. Irahari no mu mwijima igiboneka. Rero iyo mwijima asobanuye se ndayita imyijima, nivuga imyijima ndibagira ngo nizi nyama harya yako nkumbe yakanyama umwijima ako ngembo ndagira ngo nakihene akijima kene kararyo ariko tuza Imana nabyizabireba icana kandi reka mubwire n'aba bantu ibyo tuvuze barabihaze. Iyo bashatse banahana abakiranutsi bakagubwa neza. Uri hariye abantu nyankunda n'abapagani bakunda abakiranutsi. Ndabakunda uti gute? Ariko hari n'abanyegiputa bakunze Abisiraheli bakana nabo cyane. None se Karebu n'umunyamahanga ntabwo ari umwisiraheli, ariko yakunze Mose na Yoshua maze baramwiyegereza abana n'abarika ari umunyamahanga. Niwe wagiye ahamya Imana y'Abisiraheli ari umunyamahanga. Nicyo gituma buriya ngiye nkunda abantu bose pe n'abanyabyaha ndabakunda, nanga imanza zabo zo guca ku bakiranutsi. Nizo nanga izo zo ndazanga. Ntugaca urubanza wowe uzi ko udanashyitse akaba ari watinyuka gucira umukiranutsi urubanza. Wowe uzi ko Imana inaje yakubamba. Dufite n'abapagani bo mu rusengero baducira imanza, nabo babimenye. Izo baca nibo bazaziherwaho basubizwa baherwaho. Buriya uciye urubanza uri umunyabyaha uba uri kutumira Imana ngo ngwino umpereho. Ngwino umpereho. Uba uri kwibwira ngo ngewe uruca irabanza irebe wowe. Urwuca ni urw'ukuri cyangwa ngo uhereho. Ngo rero nkwereke ko utuzuye. Nicyo gituma Abisiraheli bari kuva mu Egiputa bajya i Kanani. Imana yarwanyaga abanyamahanga. Kubera iki yakubise abanyamahanga? Bari abantu bashaka gutangira ubwoko bw'Imana, babugaya, babunenga, babubuza ni n'abakeya. Turabafata tubayongobeze, tubamire bunguri, turabiyunyuguza. Basanga n'ubwoko butunyuguzwa, n'ubwoko butamirwa, bufite Imana imira abanyamahanga. Nicyo gituma rero iyo uri gucira urubanza abakiranutse uba uri gutumira Imana ngo ngwino nanjye uruncire. Aho gucira urubanza uzavuge ngo hari ibyo nshoboye, hari n'ibyo ndashoboye. None uvuga ati genda tsindwa aha rwose singiye no guca imanza nanjye urunciriye sinuzuye. Ahubwo abantu bagirana inama bagafashanya ariko ntibaca imanza. Ko nawe uruciriwe wasanga udashyitse. Nicyo gituma gufata umwanya ujya wumva sijya nkubwira ngo nanga guca imanza, nuko nanjye ngiye guca imanza nanjye narucira. Iyo ntanga ibitekerezo ndavuga ngo ibyagufasha nibi, ariko wahitamo. Udahisemo ntacyo bintwaye. Dore n'Imana yaravuze ngo kuza kuri jye n'amahitamo.
ushobora guhitamo kubana n'Imana, ushobora guhitamo kujya ikuzimu kwa Satani, ubihitamo. None n'ayo mahitamo hari uzaca urubanza bwa nyuma. Iyo niyo y'Imana, n'umwana wayo n'umwuka wera. Ntaragaruka ku kibazo nakubajije ngo nkigarukeho akantu ndi kumva nshaka kubaza. Hari ijambo uvuze uburyo ki Abisiraheli bava muri Egiputa, nabyo biri mu mwijima abakristo bacamo. Abisiraheli batamirwa n'amahanga yarabazengurutse. Ariko ijambo ry'Imana narasomye nsanga ngo impamvu Imana yaretse Abisiraheli bakaguma uruhande rwabo hakaguma abanyamahanga, uko ari kugira ngo ribabere nk'ihwari bajomba. Kandi iyi iriho riri kukujomba rikubutsaho ko kiri mu iso kiri mu mubiri. None ikibazo cyari abanyamahanga cyangwa ikibazo ubwo ni Imana yabashize? Bari bategetswe kwitandukanya n'andi mahanga. Aho ryari itegeko ry'Imana, aho niho ngiye guhera ngusubiza kugira ngo bakure mu rujijo. Bari bategetswe kwitandukanya n'andi mahanga, kwitandukanya n'abanyabyaha. Kwitandukanya n'abanyabyaha si uguhunga abanyabyaha, babyumve neza. Ni ukwitandukanya mu mirimo bakora. Yego. Kidufatanye. Kuko bafite ibyo bakora. Bafite imirimo yabo ihamya ko ari abanyamahanga, bitwa ko ari abanyabyaha, niko biri bita. Noneho kwifatanya nabo byonona ingeso nziza. Kandi Imana irashaka gukuramo Abisiraheli ubunyamahanga bw'Ubunyegiputa igihe bamazeyo iminsi. Itangira kubazanira amategeko, itangira kubaha amabwiriza, itangira kubabwira za kirazira, itangira kubabwira ngo ntimugakore, ntimukagere gutya. Yari iri kubakuramo ya myumvire bari bamazemo igihe kirekire bari muri Egiputa. Itangira kubabwira ngo ku banyamahanga kugira ngo batazabaha ingeso zabo mubagendere kure. Kubera ko rero bari barahambiranye, bari bamaranye imyaka myinshi, ubushuti bwaragoye gutandukana. N'uyu munsi dufite abakristo bari mu rusengero ariko bakoreshwa ibyaha n'abanyamahanga bacuditse nabo. Yanze kumurekura, nega ni ugura inkoko, n'umwishyurira inzu. Ese umunyamahanga ko ari ubona byinshi kubera ko none se kazagukoresha n'ibyaha by'abanyamahanga. Uramisa kamwe rero, uragumana n'Imana cyangwa ugumane n'umunyamahanga. Nicyo yabigishaga. Murarekura abanyamahanga mbigishe ko mubeshwaho nanjye. Twatandukana nabo kandi nyine turi mu isi. Navuze gutandukana nabo suguhunga. Mutandukanye guhunga no gutandukana. Bize kumvikana neza. Iyo tuvuze ngo guhunga, ubuvuze gushyiramo intera ndende n'umuntu, timwegerane. Ariko mwibutse ko umunyamahanga ashobora kuba mukuru wawe, ashobora kuba mushiki wawe, ashobora kuba mwene wanyu, ashobora kuba nyoko, ashobora kuba so, ashobora kuba musaza wawe, ashobora kuba anti, ashobora kuba shangazi, ashobora kuba ango, ashobora kuba nyoko wanyu. Sinzi amasano dufitanye ni menshi. Icyo Imana itubuza ni ugukora ingeso zabo, ariko itwemerera kubana nabo mu nzu, ariko tudakora ingeso zabo. Kuko Imana yashakaga kurema ishyanga rifite ingeso nshya z'Imana. Yego. Bafite values, bafite indangagaciro z'Imana. Noneho rero Imana itangira kugenda ibabwira, ntibavuga bavuga, ntibakora bakora ibi, ntibagenda batya bagenda batya, nanga ibi nkunda ibi, bakora batya. Imana igenda ibatoza. None ibabwira ngo dore abanyamahanga ibyo birabuzuye, kugira ngo muzabere mubatsinda murasabwa kwitandukanya nabo, mukirinda kuba gucudika nabo cyane. Noneho rero icyo biri tubwira, ushobora gukizwa uri umwe mu muryango ariko abandi ntibakizwe. Ntugakora ibyaha byabo, ntugakora iby'Imana ibuza. Niba ari abasambanyi ntugasambanye, niba ari abasinzi ntugasinde, niba baramye izindi Imana ntukaziramye, niba baterekera ntugaterekere, niba babandwa ntukabandwe, niba bafite gushika no gushikanura no gushikanuza ntugashike ntugashikanuze ntugashikanure, niba bafite ibintu byabo bemera by'imyemerere ntukabikore, ariko uzabe mu nzu hamwe nabo udasa nabo. Ushobora kubana n'abandi ariko ntuse nabo. Ushobora none se mu kazi ko tubana nabo, ko tutari twa demission mu kazi se abarimo bose barakijijwe?
bivuga se ngo noneho umuntu ashobora kugendana aho hantu noneho ku kazi ntibakijwe cyangwa barakijwe, reka tuharekere reka tube ndagira ngo mbihuze no mu muryango. Yego. Ikibahuje mu kazi ni akazi ka bosi, ni akazi mukora. Yego. Ni ukuvuga rero mu myemerere muratandukanye, rimwe na rimwe bazarwanya imyemerere yawe, ariko bosi nazana ko bamuramya, yego, uzademisiyone. Yego. Kuko ushobora gusanga bosi akazi kuko gakorwa ntabwo asaba ko bamuramya nk'Imana, ntabwo asaba ibintu bamukorera. N'ubusiga numva ngo batanga za avance z'igitsina, ngo urabanza rwose sinzi njya mbyumva, ariko nawe ngira ngo ujye ubyumva, ariko ntabyo ndabona ngo vuga ngo narabibonye, gusa amatwi yanjye yumva byinshi, ngo rwose ngakaraba agakobwa ati ndakunyuguza da, ndakunyuguza mbone kugwa akazi. Aho yese abakobwa hari n'abasore ngo niki n'abasore nyine baza mbere yo kugira ngo ba nyirabuja bahakaze, akamubwira ati mwana wanjye biragenda gutya, ikindi n'ibindi ngo yabonye menshi aravuga ati noneho mana nawe urabizi iwacu turabatindi nayasiga. Kuramya Imana imwe yonyine, ibindi byose urabireka ugakora indangagaciro y'Imana, kabone nubwo byari bugukiza urabireka. Icyo ravuga ni abo bantu wemererwa kubana nabo ugakorera amafaranga ariko biyobowe no gukiranuka. Ko gukiranuka ntabwo kuzaba honyine, gukiranuka guturanye no gukiranirwa. Nicyo gituma kugira ngo tuzamurikira abanyabyaha nuko duturana nabo ariko ntitubahunge. Niyo mpamvu nagiye kukubaza ku kabazo kavuga ngo mbese ese umuntu ashobora kuba mu mahwa ariko nta mujombe? Ushobora kwirinda akakujomba ukajya ukandagira agati yawe. Oya n'ubwenge Bibiliya yavuga ngo Yesu yarabivuze, yaravuze ngo mumeze nk'inuma hagati y'iki y'amasega, cyangwa yise abanyamahanga nk'amasega aryana. Yego. Ariko aravuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inuma, nk'ubw'inzoka, cyangwa mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, ariko ntimurgira ntimuryane nkazo, muryane nk'izo. Inzoka igira sensa iteye ubwoba, burya yumvisha amatwi. Inzoka ishobora kukumva uri muri metero 100, yego, igahunga mbere yuko uyigeraho. Iyo wamaze kuyisatira iri kunje kitegura guhangana nawe. Yego. Inzoka igira uburyo bubiri bwo kubaho, igira uburyo yumva ibintu byose n'umwo bigiye kwinjiramo iba yamaze kumva, ntipfa kwinjira. Ibanza kumva ko umwo bigiye kwinjiramo hatarimo ikintu. Ikibazo twebwe turihura rero. Oya sugubuka tumeze nkavuka zahiye. Ave umanwe. Bazarahire hejuru ntibigifite ikiyaga. Ibyo rero Imana yavuga ati no, mujye mugira amaso areba, mugire n'amatwi yumva, mutinde no kuvuga, mutinde no gusubiza. Yego. Uyungurure. Inzoka rero nikiteye uzarebe igira ngo yagera imbere gashinga ijosi. Burya biri gukurura ikirere rigiye kongera kwinjiramo, ikongera ikibiri gacubira, ikongera gashinga ijosi. Iyo ni imikorere y'inzoka kugira ngo yumve ibintu, ikurura amakuru mu metero 100. Yego. Noneho rero twebwe dushaka kwinyagambura ibyamaze kutwizingiraho nk'uruziramire, titubona imbaraga zo kubicika, birabanza bikatugota. Inzoka ntiwayigota, iyo wamaze kwigota irazungurura ikavate mugiye kurwana sasa. Imbaraga zishoboka zose irazikoresha kugira ngo yikize icyamaze kuyizenguruka. Ariko twebwe batuzenguruka tureba, bakadukanda tureba, bakadukoraho tureba, ibyo badukora dute ngo ngiye nyiviraho, wewe barakugose ngo barakurangije. Ugomba gushyiramo santimetre. Ariko se reka nkubwire Musho, ni gute bakuzengurukishije brushette, bakukubiseho itiki, bagusohokanye ku Gisenyi, barakwihanganiye bakujyanye i Butare, bakujyanye mu Rukari, barakuzanye muri hoteli, bawukubise muri sauna, bakwishyuriye massage ya buri cyumweru. None igihe cyo gukorakora ngo igihe cyo kukumasa byanye byenye birya igihe nabo babuze kukumasisha ahandi bagiye kukwimasiriza ngiye ngo nikinyikorereho. Yawe bivuze neza ariko no kusubije nibyo nikinyikorereho. Akoko niko manwe nikinyikorereho, ahubwo niko kuvuga ngo cyari cyaratinze, cyarakererewe kiri kuko hari nukuri Mushumba. Ibyo rero nibyo Imana yangaga. Mwumve
ntitwataye content kandi turi mu mwijima w'umukristo mu buryo bw'umwuka. Bumve ko umwijima ugukoresha ibyaha n'umwijima w'ibigeragezo uratandukanye. Usubize kuri rya jambo Imana yavuze ngo abanyamahanga bazababera amahwa abahanda. Nuko bari baranze gutandukana n'iki n'abanyamahanga. Imana yari yarashyize amabwiriza yo kubabwira ati mwirinde. Ariko manwe umuntu arinda gukorera ibyo kugeza ubwo kujyana muri massage sauna akakwimasiriza. Haryo ubundi wajya akakumasiriza no mu cyumba cye. Kundi sauna aho ngaho n'imyotsi mwajyana iwacu. Umushumba ikibazo kihari ni iki? Mbo dufite abantu njyewe reka mvugisha ukuri gutya. Bivuge erega burya twebwe pastor nibyo tutamenya. Gutya muzi byinshi. Umuntu uyu munsi wa none usanga yenda n'urugero umuntu akwishyurira bills akarenga akanakwishyurira ni fagitire zawe zose zigendanye n'ibyo ukoresha mu kwezi n'ibyo ukeneye, agashyiraho n'icyo twita umurengo n'iz'umurengo, agashyiraho n'imodoka yo kugutwara, ayishyiraho se kwabwo kubwira ati uzajya wishyura ya ariko wagombye kwishyura ya ariko uzanyishyure kimwe cya kabiri cyayo kubera ko uri umukozi mwiza. Ese ubwo n'umukristo? Hari igihe turuze kudefiniza umukristo utariwe, kuko hari ikintu kivuga umukristo nuwahinduwe kuba umukristo akaba muri Kristo agakora ibyo Kristo asaba. Hari igihe dufata umukristo kuko yaje mu rusengero. Ndashaka rero ngenda uyu muntu ndavuga none wa mukristo hari ngewe nimvuga wa Kristo niwe muzi Kristo, ariko twebwe abantu tubona mu rusengero bahawe amasezerano. Nge ndi kwivugira abantu bahawe amasezerano n'Imana. Muri ya masezerano uzirira muri gukoresha amasezerano, ni nabyo byago bagize. Uza amasezerano Imana yabwiye abantu, irababwira mwana wanjye nzakugira neza, nzaguha ibi nzaguha ibi. None ageze ahantu ari kubihabwa, ariko ageze mu mwijima ibiri. Hari umwijima uri gukorera muri iki kirere ari gukoreramo wa Satani, hakaba n'umwijima yagahuye nawo w'ibigeragezo yerekana Imana mu mwijima ari handi gutsindira mu mwijima. Rero ntunyumve ngo ndi kuvuga umukristo utera. Ngewe ikibazo nibaza niki ndi kuvuga wa wundi wagize. Ese Manuel duruka tukiri kuri iryo jambo ryitwa amasezerano. Tunasoza pe amasezerano waruzi karebwa n'impande zombi. Sibyo? Amasezerano nibarebwa n'impande zombi. Uruhande rwanjye nkwiriye gukora iby'Imana insaba 100%, igakora nayo ibyo nisaba 100%. Dore ibyago rero. Ubwo nananiwe gukora iby'insaba kizakora nayo ibyo nyisaba, kandi none ngewe yifite ibyago bimwe. Ibyo nahungaga, ibyo natinyaga izankina ku mubyimba byangezeho. Kanze gake Mushumu. Kanze gake aho hantu rwose ntago nkubujije kujyayo. Ndashaka kugira ngo aba bantu basobanukirwe zamukire ku ijambo. Hari ijambo Murangira BCR nuza warib umuvugizi wa RIB yavuze, yigeze kuvuga aravuga ngo imbeba ifatirwa mu nzira ikunze gucamo. Ntago ari umugani w'Abanyarwanda, ni umugani w'umuyobozi wa RIB, w'umuvugizi wa RIB. Yabivuze afite icyaganisha. Ndagira nkubwire ngo Imana yahaye abantu barasenze Mushumba kugira ngo bumve icyo nashatse kuvuga. Wowe nabyumvisha bashaka kuvuga umuntu wasenze ahabwa amasezerano aranasohora aho guhamya Imana, aho gasubiye muri ya nzira yavuyemo ya kera y'ubupagani. Ntabwo uranyumva neza, ahubwo ageze mu masezerano. Ndashaka kuvuga ibyaha ageze aha abona iby'Imana yamubwiye byarasohoye. Noneho muri bya bindi byasohoye, ariko wari wabona urukwavu rwagaburiwe cyangwa agakoko kagaburiwe, ndi kuvuga ibyo nkunda, cyangwa ifi apana za zindi batura zumutse nziza zabaye mu nyanja igihe kinini cyane kigaburira kuri Muhazi hariya. Reka tuzibuke nabonye ifi izi hwanye n'umukristo warezwe n'Imana, afite kuntu yubaha, afite kuntu areba, afite kuntu asubiza. Aba nibo ba boss bashaka. Ntabwo boss agikeneye babandi bavuga ngo tugere bagahita bagenda. Ese Manuel nabyumvishe umukristo w'umusubira nyuma. Ariko agasubizwa inyuma kubera inzira bamucishijemo.
uyu muntu yaje pe ari intama y'Imana yigendera, arashaka kwenjoyinga urwego rwariho, ibikorwa amaze kubona abisangiye n'abandi. Urakoze cyane. Ati ni gute ntasangira n'abakomeye? Okay, ni gute ntasangira n'abakomeye kandi maze ntajya kurira muri Marriott nkajya no muri sauna zaho? Ese byari ngombwa ko uyu muntu ajya muri uyu mwijima w'abasauna massage? Mbo hari ikintu banyumve neza, sinwanya sauna nubwo ntabwo ahubwo nibanyumva sinikoresha. Kuba ndayikoresha mfite izindi siporo nkora zindi, ndakoresheje sauna, sinakoresha na massage, ariko sinarwanije n'ababikora mu buryo nyabwo. Icya kabiri, sindwanya gusangira n'abakomeye, yego, ahubwo ndareba abakomeye ubahamiriza Imana wamenye gute. Kubundi kubona umwanya occasion, kugira opportunity iguhuza n'abakomeye, uba ugiye kugaragaza Imana ikomeye hejuru y'abakomeye. Hallelujah. Iyo ugize amahirwe occasion, umuryango ukagukingukira wo guhura n'abantu bari intelligent cyangwa se bari intellectuel cyangwa se bitwa ko ari abantu bafite ubutunzi, ugiye guhamya Imana bahaye gutungute imbere yabo, kuko si guhura nabo turanabakeneye ngo twicarane, ariko tuzababwira iki mu mwijima wabafashe? Kuko biravuga ngo nitumanuke tubasangeyo, ariko tubamurikire, kuko abari mu mwijima bagomba gusurwa n'umucyo uri muri twebwe. Nukuri manwe abanyabyaha banyicaye iruhande barangose, ariko ikintu kintangaza ni testimony zabo, ubuhamya bwabo, témoignage. Barambira ngo Edouard, turatangara imyaka umaze mu gakiza udahinduka, yewe twarakunaniye, natwe turabizi ko watubwiye byose turatsindwa, ariko imbaraga zigushoboza kugomya uri wowe, imyaka ingana gutya tukuzi, uzikurahe? Urumva abagwamye ngo twarakumanuye, baravuga ngo wagumye uri wa wundi. Noneho dukeneye ko dusanga bari abantu bakazahamya ko nubwo ko kari abanyabyaha bakabyemera, bananiwe guhinduka, ariko twe twabasanze twagumye turi twebwe. Dore ikibazo gihari rero, tubasanga mu mwijima, amatara araturimo akazima, umwijima wari muri babandi ukabwomeza ukatuganza. Aho rero niho navuze yuko imbeba itegerwa mu nzira ikunze gucamo. None se ukavuga ngo ntitujye mu mwijima kubarebayo? Oya da, ntabwo sinemeye. Aho rero nashaka kubera nakubaje, none abakubaje ikibazo kibaza ngo ese umukristo yaba mu mwijima w'umwuka gute? Ate reka ngore conclusion kugira ngo tuze gusoza ikiganiro. Niba shaka kutubaza ibindi muri comment na cyangwa se bongere badusabe ukundi. Umukiranutsi d'abord atuye mu mwijima, isi y'umwijima niho dutuye, ariko turamatabaza yaka mu isi y'umwijima iteretse mu itekerezo iri ku musozi. Iyi si ubwayo ni isi y'umwijima, yego, ntiwayeza ngo ni isi y'umucyo, yego, kuko iri mu mwanzi ari we se w'umwijima Satani, kandi ibikorwa by'umwanzi biraganje, biri ku misozi yose. Ubwo uvuze umusozi turavuga departement z'imisozi, yego, nujya kumyidagadura aho abana bidagadurira, ibyaha biriyo, nujya muri za ministeri runaka, ibyaha biriyo, nujya no ku musozi bino mwita ngo entertainment, imyinese y'imyidagaduro n'ibiki, ubwo mu rindi zina ko reka dukoresha imyidagaduro, yego, reka tuvuge imisozi y'ubukerarugendo, y'itangazamakuru, social media, reka tuvuge n'ahandi n'iy'umuryango n'urusengero, ahantu hose Satani afiteho access, umwijima urahari. Dore rero icyo twe dusabwa ni ukumurika. Manuel, reka nkubwire uburyo bitangaje. Iyo umuntu atwaye telefone yaka, itashizemo umuriro, nushaka ujye mu mwobo mu buvumo, biragaragara ko ari nk'umuntu utwaye urumuri. None rero uragira ibyago, urumuri rwo muri telefone nirugushirana, urahita usa ako kanya akakumurikira agakarahita karangira. Dore rero gutwara kuba muri iyi si y'umwijima, uretse mbisoze,
Yesu niwe mucyo. Haleluya. Umufite Yego. aramuritse, ni umucyo umurika. Yego. Muri we ni inyenyeri imurika. Yego. Umufite nawe agize ute aramuritse. Yego. Nitumufate Yesu rero. Yego. Tumujyane muri yasi y'umwijima. Haleluya. Abari mu mwijima nabo bagire gute bamurikirwe. Yego. Ariko atansiyo. Yego. Igihe cyose shaka uburyo wamenya ibyo uwo mwami ukumurikiye ashaka. Aba ari ibyo wamenye byose kugira ngo ubashe gukiza abandi bari mu isi y'umwijima. Haleluya. Ariko kuvuga ngo tuzahunga umwijima, twahungira kandi turi mu isi y'umwijima. Ahubwo hari utumurikira ese wari watwara imodoka ngo urebe kuntu ikubise ku tuntu tw'utugarura rumuri. Yego. Burya utugarura rumuri ntitwaka. Imodoka ikubise ku tugarura rumuri, urumuri ruraka gutya. Renga ku tugarura rumuri. Yego. Urahita ubona ubuzima bwongeye gukomeza. Burya bari kukubwira ngo itondera aho hantu. Hari ikintu cyaba ushobora kwagenda nabi, imodoka yakora accident wahirima, hari utugarura rumuri bagenda bashyira ku muhanda kugira ngo ugende ubona n'ibyapa n'ibindi. Ariko icyo mvuga, iyo Yesu ari muri twe, twe duhinduka umucyo umurika mu isi. Yego. N'isi tureba ibona tumurika. Yego. Noneho rero reka duhinduke nk'imodoka zifite amatara. Yego. Tujye gukubita kwa biriya bintu biri ku muhanda byazimye. Yego. Buri isi y'umwijima ni ahantu hasa n'acuze umwijima mwinshi. Ariko njyewe niba njye murika, aho ntambutse baramurikirwa. Iyo ntambuka baravuga ati uyu muntu uko tubona murika. Yego. Wibuke ko turi inyenyeri zimurika. Yego. Ariko Satani ni inyenyeri yazimye. Yego. Rero iriya nyenyeri yazimye irashaka kurwana kuzimya zino nyenyeri zimurika. Yego. Ni ukuvuga rero niba turi ibimenyetso bimurika kandi turi mu isi yazimye n'umwanzi uyoboye yarazimye, dukwiriye guhora turwana no kugira ngo Yesu uri muri twe gutuma tumurika. Dukora amahame ye, dukora amabwiriza ye, ariko tube muri isi y'umwijima. Yego. Imana nibona igihe cyacu cyo kuba bakirangiye izatwimura tujye mu ijuru. Yego. Ariko iyi si ni isi y'umwijima. Okay. Ituyemo umukristo umurika. Ituyemo inyenyeri zimurika. Ituyemo abizera bamurika. Ituyemo abakiranutsi bamurika. Ariko bo bazimye bose bakarangira, isi yose yabibaye umwijima. Nicyo gituma iyo ijuru rireba rijya rireba umuntu umwe umurika. Yego. Buri ijuru rireba umuntu uri kumurika. Yego. Nicyo gituma dusenga Manuel. Iyo unaniwe gusenga uzazima. Nunanirwa gusenga uzazima. Isi y'umwijima izakuzimya. Nunanirwa gukiranuka, isi y'umwijima izakuzimya. Nunanirwa guhamya Yesu, isi y'umwijima izakuzimya. Donc turi mu isi izimya, ariko kandi dufite ijuru ritumurikira. Yego. Uwo ryamurikiye aramurika. Amen. Ndasaba nk'uko rero bivuga, umukristo agomba kuba muri iyi si y'umwijima ariko ari amurika. Nanjye ukubaza ngo mbese niki kintu twakongera kwa kino kiganiro? Ikintu twakongeraho ni ukwirinda gushaka kujya kureba abantu bazimishijwe n'isi y'umwijima, wowe udafite imbaraga zabakura muri uwo mwijima, nawe usa naho wazimye. Yego. Nubona nta mbaraga ufite zajya gukiza abanyabyaha, wibegera, hunga, kuramo, gira gutya, urirukanka. Uriruka. Urirukanka. Ahubwo iyo babonye urahunga. Si no gutya, ahubwo uranakinagira. Uravuga ati nta mbaraga nifitiye zo gukira, reka na gake nari mfite katazima, ugira gutya, urirukanka. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Icyo mvuga ni kimwe rero. Ubu twisoza icyo wakongera kuri iki kiganiro, ni mwemere tube muri iyi si y'umwijima, ariko tube ibimenyetso bimurika. Niba rero urabizi ko iyo abantu biga amategeko y'umuhanda baravuga ngo ibimenyetso bimurika, nabyo biba mu muhanda. Reka tube kuri iyi mihanda, ariko turi ibimenyetso bimurika. Reka tube kuri iyi mihanda, iyi muvuga ngo imihanda, ariko turi ibimenyetso bimurika. Tube mu mago yacu turi ibimenyetso bimurika. Tube mu kazi turi ibimenyetso bimurika. Aho tujya hose nidushaka twurira indege n'ibihugu n'imigabane, turi ibimenyetso bimurika. Aho tuzagera tuzamurikira abacuze umwijima. Yego. Twebwe tugumeho turi ibimenyetso bimurika. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane kandi turashimira Revera kubwa ikiganiro kiza tugiranye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Niba ugeze kwaho k'uyu munota, sura Duhumurizanye TV, niho aba uyu mushumba umunsi ku munsi. Urasangaho nimero ye, niba yenda weho ubwawe kubona ntayikwanikiye hano muri comment nk'uko kubinsaba, niba urayinsaba abarayinsaba mujye kuri Duhumurizanye cyangwa se mu nyandikire. Ubundi iyo umuntu ibi bintu bibira bikurikiranye
anyandikiye ndayitanga, agiye kuri duhumurizanye ayisangayo, agahita ayikorera kopi cyangwa akayikora screenshot agahita yandika. Uyu muntu wanyuze muri izi nzira ni ukwinimera aragira icyo ayimaza. Ariko ni ukuri ntabwo nzatanga nimero y'umuntu kuri wambonye. Hari ukuntu umuntu ngewe nigeze kugira ibibazo ngahamagarwa n'abantu banyokipa, noneho umuntu nanjye wamfasha kuba nabaho muri iyi si yazimye akambura. Erega Manuel, ikibazo abantu ntabwo mvuze simbizi icyuya, uzi iki cyuya gisobanura ni ubuzima buri gusohoka. Yego, iyo ubusohoye butinjira urapfa, upfa uhagaze cyangwa se ukumugahwera umwuka ukagenda. None rero icyo mvuze uretse nsoze yewe ubizana ni ikosa rikomeye gutekereza ko abantu abakozi b'Imana ari abakora busa. Yego, iyo maze kukubona nkaho ntekereza ko ndumukora busa, yego, ngewe sinsaba ngo nkuboroke, ndakwihanangiriza please uko waje akaba ari kugenda. Yego, kuko ntabwo ndi mukora busa, n'ubu mbaye nkora ubusa. Manwe nzi byinshi byo gukora, nizi ibintu byinshi. Yego, ibi sinakabaye mbitaho umwanya, ariko nuko nzi umumaro Imana yavuze birimo. Yego, icyambere birimo gukiza abantu. Yego, birimo gukira imitima y'abantu igakira. Yego, ninde wakize utatanga umusaruro kubamukijije? N'umusazi. Abagifite ibibazo. ahubwo mushumba karako dukoresha inshinga neza gukira nk'umuntu w'izitangazamakuru. Umuntu wagiye kwa muganga akavugwa agakira bamuha fagitire. Imana y'amahoro fagitire. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimira baye kwa mu gihugu cy'Iteka. Imana yanyu bahanda bakunda cyane kandi urakoze Manuel, Imana ibaho umugisha nanjye ndabashimira. Like, subscribe, share byinshi cyane kandi murakoze. Dusabe mushumba asoze abashiraho isengesho asengera abantu bari kunyura mu mwijima, bafite abantu bafite imyijima ibagose hirya no hino, ariko bakaba bari itara riri kwaka rikagenda rimurikisha. Nkunda Kristo ari guca mu gikombe ni igicucu cy'igicucu cy'urupfu, ngo yaciyemo ngo akumva amajwi ari gutuka Imana, ngo akagira ubwoba yuko ari burukuye ari gutuka Imana, ngo ariko ngo arenze hirya ngo abona hari uruhave ngo ruvugiramo ya majwi, ariko agasohokera bafure akaba ari umutima we. Karanyishe senga dusenga. Yukora nk'Aburahamu ubura maso yawe, bari nyenyeri wizere ayo masezerano. Isi yose isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Turagushimye Mwami Yesu. Haleluya. Tugushimiye ubuntu tugiriye bwo kuvuga iri jambo ryawe. Ntabwo turi abakora busa, n'abakorera bushake ni abakozi bagenerwa nabo bafasha, nabo ntibakorera ubusa. Turabizi ko ibyo dukora tudakorera ubusa, nta nubwo dukorera igihembo ngo duhembwe n'abantu, oya, ahubwo hari igihembo gikomeye n'ubugingo buhora muri Kristo. Ubwo bugingo muri twe ni igikombe, ni umudari, ni ishimwe ritagereranywa. Ntitwaripima n'amafaranga y'impapuro, ntitwaripima n'ikiguzi icyo ari cyo cyose. Ubwo bugingo bwabonetse nibwo dusiganirwa, nibwo twifuza, nibwo dushaka. Turabukeneye kugira ngo bumurike muri twebwe. Ngubwo bugingo ni Kristo Yesu. Ni ukuri iyo yinjiye muri twebwe adushyiramo ubutware, aduhindura itabaza rimurika iteka. Turasaba Kristo ngo amurikire abari mu mwijima, bari mu byaha, bari mu ngeso mbi, babaswe n'ibintu byinshi bitari bimwe, ariko Mwami Yesu niwe mukiza w'ubwoko. Turagutumye ngo abari mu mwijima w'ibyaha ubakize ibyaha, abari mu mwijima w'ibigeragezo nabo batabare ubarwanirire. Werekana amaboko yawe kari yakura mu mwijima agashyira mu mucyo w'isanzure w'itangaza. Mana, ubwo tuzumva ubuhamya bwa bene data na bene wacu bashima ko bavuye mu mwijima w'uburyo bwose, tuzagushimira imirimo y'intoke zawe. Urakoze kubikoze mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. Amen. Amen. Shalom.